isanga amafaranga azarikora mw'abantu mwe amafaranga niyo ari gutera ibibazo byose amafaranga ari gutuma ikipe ya Sport isubira inyuma cyane ari gutuma ikipe ya Sport yitwara nabi ari gutuma ikipe ya Sport bayibonaho ijambo abantu n'abakeba n'abandi bose bafite aho bahuriye no kwikorera amakontenti. Sport rero amafaranga ati byagenze bite? Sport hari amaprime yari yagiye yemererwa aya mafaranga Boss Kazungu cyangwa se Nyiringufu Gini Limited yari yayemereye ikipe ya Sport muri rusange. Aya mafaranga rero yari yayemereye ikipe ya Sport abatoza ndetse n'abakinnyi muri rusange biza kurangira abatoza bayigabanyirije bonyine kandi nyirizina amafaranga by'umwihariko yaragenewe abakinnyi. Bituma rero aba bakinnyi kubera ko aba batoza bayariye by'umwihariko nk'uyu Mazimhaka Andre bivuga ko ari we wihariye aya mafaranga akayagabana na bagenzi be b'abatoza bituma umwuka uba mubi mu ikipe ya Sport abakinnyi batangira kwanga uyu mutoza Mazimhaka Andre bitewe nuko amafaranga yayikubiye cyangwa se yayigumaniye. Mazimhaka Andre rero abantu benshi bakomeje kugenda muvuga nabi cyane avuga ati ari gukura umwuka mubi hagati ye n'abakinnyi nyuma yuko bikomeje no kugenda bivuga ko yagiye arya amafaranga menshi cyane ibona Academy Ndeye kugira ngo bibe match cyangwa se barya match abari kuri byahereye kuri match bakinnye na Sport yakinnye n'Amagaju banganya ibitego 2-2. Sport ikubitwa n'ikipe ya Mukura Victory Sport. Sport iragenda inganya n'ikipe ya Marine. Ibyo byose ni ibintu byagiye bizana urunturuntu cyangwa se bitabuzweho rumwe n'abakunzi b'ikipe ya Sport. Rero ati byagenze bite nibyo tugiye kumva aka kanya kuri Radio SKFM ya Sam Karenzi bahoze babivugaho bahoze babigarukaho mu kanya bavuga bibaza icyaba cyarateye aya mafaranga babisobanuye neza. Reka hari amafaranga Boss Kazungu Nyiringufu we yatanze ku giti cye agomba kuyahereza abakinnyi. Ayo mafaranga yahawe yemeye nka prime ayo mafaranga nayo ku giti cye si prime nyine we agomba kuyatanga nka prime nyine. Ayo mafaranga yahawe umutoza w'abazamu afite uko byagenze umutoza aramuhamagaye Mazimhaka Andre urumva Kazu Andre hamagaye boss yego aramwe ati ngiye nitwa Mazimhaka Andre ndi umutoza w'abazamu wa Rayon Sport urumva ndi umusiniya muri iki ibirebana no kwitegura ama match n'iki byose akenshi bica kuri ngiyewe n'ingere ya mafaranga twemereye ari hehe mwayaduha umva baravuga ati nta kibazo nk'umuntu ufite gahunda nyinshi uba mu bintu byinshi afata akanyenyeri ashyiramo nimero ya Mazimhaka nk'umuntu wamaze kuvugana wamujije ko agomba kuyashyitsa amwoherereza amafaranga. Ati byagenze bite rero aya mafaranga Mazimhaka Andre ahakana ko aya mafaranga bayamwoherereje nk'uko bikuvugwa cyangwa se nk'uko byasobanuwe. Andre Mazimhaka ahakana ko aya mafaranga Kazungu yamwoherereje ahubwo bagiye kuyareba nibyo byagomeje bisobanurwa hano kuri SKFM bita Sam Karenzi yabisobanuye neza. Reka tubyumve nabyo ariko se ko atari ko wabivuga Andre ntago ariko bivuga Andre uko bivuga avuga ko ngo uriya mugabo yabemereye amafaranga Boss Kazungu amaze kubemerera prime arababwira ngo abatoza zabaha 500 kuri buri mutoza hanyuma abakinnyi ngo azabaha amafaranga we ku giti cye ngira ngo ni 100 buri mukinnyi arabibemerera hanyuma ntibatsinde ngira ngo ibi byaba mbere ya match ya Mukura ni match yabanjije ya Mukura ni match yabanjije ya Mukura noneho Andre yavuga ko ngo nyuma baje ngo kubona uriya mugabo Kazungu muri stade urumva ngo ari kumwe we na Serami wa umutoza wari wungirije. Undi aya mafaranga Sport yagomba kuyahabwa kuri match batsinze mu kipe ya AS do Kigali hari kuri Kigali Pele Stadium bibase ko ari nayo match barutse gutsinda Rukumbi hano mu Rwanda muri Fazare dore ko izindi match bagiye bazitsindwa batsinzwe na Mukura Victory Sport banganye n'Amagaju banganya n'ikipe ya Marine nkuko twagiye tugenda tubibona n'andi makipe agiye atandukanye ariko Kazungu aya mafaranga yari yabemereye bagomba kuyahabwa kuri uyu munsi ariko amafaranga nyirizina bari barayemerewe kuri match banganyije n'ikipe ya Pele Football Club. Bamubonye muri stade ngo baragenda baramubwira bati ya prime watwemereye bimeze biti ngo arababwira ati prime ati ntacyo muzaze kundeba kuri hoteli ati nzayiba
aha ni kuri Kigali Delight Hotel, yavuga ngo bajye kuyifata kuri Kigali Delight Hotel iherereye hariya mu kabuga ka Nyarutarama, hariya Gacuriro rwose, hoteli nziza cyane. Abakinnyi b'amagare niho bajya bakunda kurara, ni hoteli nini cyane ifite ibyumba birenga 500, ariko sibyo tugiye kugaruka aka kanya. Ahubwo aba batoza bagiyeyo, ubwo Andre Mazimaka yahise amanukana na staff, timu y'abantu bagiye kuri batatu bamanuka mu modoka. Andre Mazimaka, Serami icyo gihe yari agihari, amanukana n'uwo bita Robertinho Caravedo Karimo, uyu munyabrazil, bagiye gufata amafaranga hariya kuri Hotel Delight. Baragenda abaha amafaranga miliyoni ngo imwe niba ari n'igice, yes, imwe na 750. Yego. Arayabasinyiye avuga ati ndayishyira kuri konte y'umutoza mukuru. Sheke ndayandikaho Robertinho ati oya nta byangombwa mfite, nagendanye yandike kuri Andre, ngo Andre bamwandikaho sheke, abikuza amafaranga miliyoni 1,750, ngo wafata 500, Seramo afata 500, asigaye ayaha Robertinho. Urumva wakavuga ati prime genzi ko bayiduhaye nk'abatoza, sibyo? Iyo abakinnyi ntayo nzi, ntago yigeze, ntago ari gihe bayiha prime y'abakinnyi, bayiha ikibazo bayiha mujyanama team manager. Ikibazo uri gutanga prime, we niwe wese iryo zina kuri prime yemereye abakinnyi. Ubwo ni boss Kazungu yasigaye abayafata Mazimaka se yababwiye ko arayabakinnyi. Kuko aya mafaranga rero miliyoni 1,750, uyu mutoza Andre Mazimaka nk'uko mumaze kubyumva yahise agenda ayagabana n'aba batoza uko ari babiri, Serami ndetse na Robertinho Caravedo Karimo, bose afata 500, ubwo asigaye hasigara andi make cyane. Byumvikana ko aya mafaranga bahise bayagabana abatoza, kandi by'umwihariko aya mafaranga ubundi uriya mugabo Kazungu Nyiringufu Jean yari yayageneye abakinnyi muri rusange. Ahangaha niho abari bavuga ko uyu nguyu Andre batashobora kumvikana we habe na rimwe yabariye amafaranga, naho bashingira bavuga ko Andre Mazimaka ari umuntu utari mwiza ku kintu cyerekeye ku mafaranga, ariko Andre Mazimaka yihakanye avuga ko aya mafaranga ubundi nyirizina yakwiriye kunyura ku wundi muntu utari we, nimba yari abakinnyi abo ngo amafaranga amureba nayerekeye ngo kubatoza. Andre Mazimaka rero aya mafaranga barayagabanye kandi yari abakinnyi, bituma uyu mugabo Kazungu agomeje kumva ukuntu byagomeje kuburunuruntu, maze arongera atanga andi, yongeye atanga andi mafaranga miliyoni 1,750 ubundi bigenewe abakinnyi ngo bayagabane, ariyo amafaranga ariyo ataraje kubageraho neza cyane, bigomeje kugenda bitera induru kugeza na n'ubu ngubu. Amafaranga byagomeje kuba induru kugeza na n'aka kanya. Aya mafaranga rero ngo byari bimeze bite, bagombaga kuhabwa n'ibihumbi 50 kuri buri mukinnyi nibanganya n'ikipe ya Mukura Victory Sport. Aya mafaranga nayo nibayahabwa bitewe nuko Mukura Victory Sport yabatsinze, kandi basabwaga kugira yaba kuyitsinda no kunganya bari bafite amafaranga bagenewe, ariko kuri ariya miliyoni 1,750 bari bagenewe buri mukinnyi wese ibihumbi 100. Byumvikana aya mafaranga ibihumbi 100 buri wese yaragenewe, ntabwo ari ikipe yose kuko ubaza ikipe yose barenga, ahubwo ni abakinnyi bagira nko kuri 20 baba babonetse kuri match cyangwa se bari kuri fedo match. Ubundi umukinnyi utari kuri fedo match ntabwo abona prime kuko aya mafaranga yari prime. Aya mafaranga rero agomeje kugenda ateza uruntu, ari nabwo Robertinho mbibutse ko yamaze guhagarikwa n'ikipe ya Sport, n'uyu Mazimaka akaba yahagaritswe. Abareyo benshi bakaba bagomeje kwifuza ko uyu Mazimaka bitewe n'ukuntu atakunda kumvikana n'abakinnyi ku ikintu cyerekeye mu mafaranga n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye, banamushinza kurya imikino ya Rayon cyangwa se kuyigurisha, dore ko yigize umuzamu w'ikipe ya Sport, kandi abazamu bakunda gushinjwa ibintu ngibi. Rero gutsindwa kenshi cyane kwa Kadime Ndiaye akaba ari no kubishinjwa, bavuga ko yagiye arya izi match, yaba ari kuri Mukura, yaba ari ku Magaju, yaba ari no kuzindi match zigiye zitandukanye ICR nubwo bitabahiriye. Rero ibi bintu byagomeje kugenda biteza ikibazo kuri uyu umutoza. Sport rero ihisemo gukina iyi mikino yombi yose ya semifinale igikombe cy'amahoro, yaba ari umukino ubanza bazakinamo n'ikipe ya Mukura Victory Sport ku munsi w'ejo idafite uyu mutoza w'abazamu bamwita Andre Mazimaka ndetse na Robertinho Caravedo Karimo, kubera ibibazo bigiye bitandukanye harimo n'icy'uburwayi kuri Robertinho we, ubwo umutoza mukuru ni Rwahakorode akaza kongerwa na
na Ayabonga Ribitsa ubwo ni umutoza cyangwa umutoza wongera fitness muri ikipe ya Sport gomeje kugenda rero bivugwa ubita Semana Imabure nawe irahagaritswe nkuko twabigaritseho kare mu gitondo n'abandi bakinye ubwo rero mwuka si mwiza muri Sport abasesenguzi bakomeye cyane bakomeje kugenda basesengura ku by'igutwara igikombe kwa Sport bavuga ati iyi Sport ntabwo igikombe izagitwara se namwe niko mubibona Sport nta gikombe mubona izatwara hari wavuze ko nka Fuad yavuze ko Sport ifite amahirwe 11 yonyine kugira ngo itware igikombe APR Football Club ifite amahirwe 89 abandi nabo bagiye batandukanye nka Sam Karenzi yavuze ko Sport ifite amahirwe 40 APR ifite 60 n'abandi bagiye batandukanye witwa Mutangajaje nawe yavuze ko Sport ifite nawe 47 APR Football Club ifite 53 byo gutwara iki gikombe cya shampiyona ese mwege murabibona murabona izatwara cya shampiyona cyangwa se izatwara icyamahoro nacyo mbibutse ko mu mwaka wa 2018 ariyo ikipe ya Mukura Victory Sport bagiye guhura muri semi-finale ariyo bigeze guhurira kuri finale maze ibakuramo irabatsinda bituma icyo gihe Sport idasohoka ubwo yari iheruka muri Confederations Cup ko iyi Mukura Victory Sport icyo gihe baranganyije ubusa ku busa bajya muri penalty maze Mukura Victory Sport irabasezerera irabatsinda hakirimo abakinnyi bitwa Bakiza Hussein n'abandi bakinnyi bagiye batandukanye icyo gihe Sport yaratsinzwe penalty 4-1 imwe yinjizwemo n'umukinnyi umwe gusa w'ikipe ya Rayon Sport ariwe bita Rwatubyaye Abdul izindi zose zijya hanze Sport rero barongera bacakirane ubwo abo bakinnyi n'aba batoza rero se bizaherera he murabona bizabeherera hehe bazaguma muri ibi ngibi se nk'ikipe ishaka igikombe ese ninde ubyihisha inyuma turagiye tugenda tubisesengura akantu ku kandi mu gitondo turaza kubagezaho indi breaking news tubabwira uko bimeze n'imyanzuro yagiye ifatirwa aba batoza n'abo bakinnyi abamanutse se ni izihe ntwaro bamanukanye ese n'uwuhe mwuka uri mu bakinnyi bamanutse bari hariya mu karere ka Huye bagomba gucakira n'ikipe ya Mukura Victory Sport ejo ku isaha y'isa 11 z'umugoroba ubuke bwaho APR Football Club nayo igomba guhita n'ikipe ya Police Football Club kuri Kigali Pele Stadium azaba ku isaha y'isa 9 z'amanywa ndi musesanga ni Sanga Sport kana subscribe se ndetse na comment tujye tubana biganiro bigiye bitandukanye.